role yose ndumva nayakira bakwiye mu kinambaye ubusabe ukina maze kugushimisha kangahe igihe ubwo nyine right reka mbasuze kandi mwifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima ajye kwa majyaruguru y'asaza n'umurazuba bifashe mugiye guhabwa umutetsi umeze neza meze neza amakuru yawe imeze nitwa Lada Cyiza na Lada Cyiza umuhuza yes Lada Cyiza umuhuza so niga muri nesi food technology ako kantu ndagakata akanda mwese gakuremo uko nta mafaranga dufite yawo okay twibwiye icyo kibazo gisinda abantu benshi okay nitwa Lada Cyiza umuhuza ikibazo ni igitsinda ndakugura ka soda ntugisubiza nk'uko cyuzuye ndinde nitwa Lada Cyiza muhuza Dekomeye niko peze wabibwiye umwana kangahe umwana wa kane tangiye amanota Lada Cyiza niyo twakiriye mu kiganiro turi ko tuganira nawe akurikirana wamenye ko tubera amatwi muwe mwana ntabwo navutse ntoboye nashoboye hose bamwe nawe uri muri byo byo ntabwo nzi ngo ni iki ariko buriya ni ibyoga neza umuntu umuserangira Lada bwa mbere ingahe ufitiye impano wifuza kuzaba iki ese uracyari umwana iyo bavuze ngo umwana nyine akenshi twumva nyine under 18 so I'm not under 18 and above so ndi umwana kuko nyine igihe cyose ukiri mu rugo uri umwana cyangwa se igihe hari ibintu utakikemurira of course nyine ukiri umwana so nyine nkunda gukina filime so I believe ko nyine mu myaka iri imbere nyine nzaba ndi muri sinema muri sinema hari sinema nyarwanda hari komedi nyarwanda hari izo hanze umunyamerika cyane urifuza gukina sinema nyarwanda nyine isanzwe aya ni anakuze basuzugura kubi nyine zisanzwe komedi cyangwa se nyine seasons nyine sinema nyarwanda yera mama yarabwa predirite kuri ko wasimye just ni passion ni nyine ukunda Cyiza kundiriye zina muri muzima nese nawe yahageze rero nadi mini yahageze birangora nyine guhitamo izi kubera ko nyine akenshi ukunda izina bitewe n'uko nyine bari guhamagara cyane wenda mu rugo cyangwa se ahantu ariko nyine amazina yanjye yose barayampamagara I prefer nyine okay so can you back to kakukunda filime kandi nkaba ntacyo nabikoraho kugira ngo filime nyibukuremo
ngo tugiye kwakitinga muri filime tugiye nawe turi muri filime landi sound okay tugiye kwakitinga uri ready? I'm ready. Niye role bakwakitinga niye utakwakitinga So role yose ndumva nayakitinga bakwiye mu kinambo y'ubusawa bikina oya si role oya iyo ntabwo nayikina role wakini proud ni cyane yo kubwira umusazi bamukagurwana ntabwo uvuze ko nsanzwe mvugana uba nyine nawe nikunda cyangwa se nyiprefera ntabwo yivuga ko nyine nsanzwe ari nk'umuvugana mugihe wa mugore ugiye mu bugana tugiye gukina mama wawe yapfuye ntabwo ubu yanyita nimero se namamagaza nayo yanyita mama nzaza mu kinyawa musuye nza mu kinyawa nzagusura nzamamagaza niyo mubwire ngo nubona ngeze mu kinyawa uzahita wata pasiporo ugiye nimba action turatangira acting ni musaza wawe mama wacu yapfuye kuri twende ambao manzo na abantu bose badukurikira kuri iOS subscribe like share na comment ariko mbibutse mujye kuri Centre Passion Notre Dame de Fatima ni hoteli nziza cyane mujye no kuri restaurant babagaburire mujye no kuri Bosco Design mujye abambike ku basore mujye no kuri Teacher Shop abambike abakobwa ubundi ibintu bigende fresh hano hari akantu kameze ukuntu ko hasi right yes nibyo ngibyo turi kumwe nande ni nta muntu nibagiwe ariko mbibitse ko turi kumwe na Ndinde hu Ourine ndacyari kumwe na Cyiza Lada meze uti ibibazo ni nayinkwaje wacyumvise amwebye neza nawe neza ubiki wasubitse waje ngisubire wansubiza ibyo mwumvise ntabwo numvise ikibazo bitaretse Cyiza muri wowe ngiye kumara garavuga atoya ntuzigere ndengera mu buzima bwanjye ndishimye ari kuririmba impano uyifite inde mushobora guhagarika passion yakwa ibintu simbishaka bivemo wabimuganije mubwira ko ugiye kujya muri wagenze neza ko birabaho yagusubije noneho byaranze ko birabaho nanze neza ko niyo mpamvu nese mubwira ngo barabakurikiza nese mubwira ngo barabakurikiza nawe mubwiye nyine avuga ati as long as akunda nta kibazo byagiye neza bareba ikintu gituka muri wowe watangiye kwiyumvamo ko wari filime byaje yarazi baravuga ngo ni ngombwa gukina filime nyine nakuze mbikunda kuko aho nigaga nyine twaranabikinaga sibyo ko nyine twakinaga nka theatre amafilime yaje n'indirimbo gutyo nyine ariko nyine nakuze ari ibintu bimwe uravuga nakoze ni mu kigo nuko nyine igihe cyo ku ishuri nyine abize amasomo ajya kugira bize cyane nuko nyine no guhura n'abantu bagufasha bikagorana hari umuntu ushobora gukumva akavuga ngo gusa buri myaka imwe ngo yarangiza muri final ya ndasoza n'umwaka combination ya food technology oya ntabwo abantu benshi babyumvise bavuga bumva nyine ntabwo ari hospitality is food technology ni ibintu nyine by'inganda sana ari buransanga ari musari ko namanukana amasomo kayo food and by'inganda
biotechnology, production, processing. arakarajya cyiza arakarajya So, igihe umuntu yantenguse niko nabivuga. If someone disappoints me, yeah. urakaza kangahe Ine. yewe Ni nka rimwe hari. umaze kwishima kangahe Ni kenshi, nzi ko muranishimye. umaze kugushimisha kangahe Igihe ubwo nyine nzayishaka stage njyare ntabwo sinzi. ntabwo byigeze bibaho Ubwo wasanga bitarabaye. iyo uza kwisanga uri nka wicura ubuzima bwawe nka filime byari kugenda gutya iyo wisanga uri nka wicura ubuzima bwawe bukaba nka filime filime yawe kuzaba imeze gutya yabereka n'abandi Ndi bucura mu rugo. basi nishaka ngwe n'icumi Ndi gasite bucura ubuzima bwacu bukaba bwiza. urafata hehe uri kwanga bose babureba imodoka yanjye ngirije iwanyu murayifata Ntabwo ndi kumva ikibazo nyine ari kumbaza. iyo uza kwisanga uri bucura imodoka yanjye ngirije filime iwanyu yawe kuzaba badimina imeze aragira gutya ukonga yari arayifata kurebwa n'abantu bameze gutya imodoka yanjye ngirije iwanyu ngo ngizanye amasaka ngo barayifata Ndi bucura mu rugo. Still I'm not getting you. Ni nka filime y'ubuzima uko nari kuba nitwara. uramutse wanditse filime ku buzima bwawe ariko uri bucura mbana abagiga kuri yashingiye ku cyayi imeze gutya yamwe bari hati Ndi kumva ikibazo ari ako byaragiye uri uramutse bucuti uri ujya bucura hehe mu rugo filime yawe yaba imeze gutya So rero mbaye ndi bucura ndumva nyine se waba bucura nyine tuzi ukuntu bitwara nyine muri rusange abarabara nyine bateka. ubundi si ko munabitwara nkawe Oya ntabwo bitwara nka ba bucura. Ntabwo ndi bucura nyine aba ari abantu nyine biyenza kenshi bateka cyane sibyo. So rero mbaye ndi bucura so filime yanjye koko ndi kwitekesha ndi kureba ugiye kwandika filime gupakura amasaka mu kinyababa vuye urugendo rwawe rwa filime warwandika ushingiye kuri iyo sitora wenda nshobora kuvuga wenda iyanjye wenda akenshi wenda hari ubuzima nyine umuntu wenda anyuramo nyine akavuga ati ubuno ubuzima nyine ndamutse mbukoze muri filime nyine bwafasha abantu bwaheza isomo. nuweye ubuzima bwawe buhindutse filime twakwigiraho iki icya mbere ni ukwihangana kunyurwa no kwiga kwakira nyine ibyo uhuye nabyo nyine. nk'abantu barwaye ikaze kuri ayisi Rwanda TV nk'umwe mu bantu bafite ikibatsi kuko umuntu uri kurangije kaminuza buriya bakuze ntabwo umwana abakobwa benshi turi kubabona muri minsi umukobwa ufite makumyabiri ngo abayihe oya njye ntabwo ariko mbitekereza. ubitekereza ngo nyine ntekereza mu myaka 20 kandi ibyo ko mbitekereza nyine icya mbere nyine nibwo burangije kwiga ntekereza ko igitekerezo nyine cya mbere atari umugabo nyine akuvuga nyine ngo uhangayike ngo wagumiwe dore ko ari kugumirwa ngo nyine uhangayike oya ahubwo ari uko utangiye gushaka future yawe ushaka future singize nyine njye niko mbyumva. u Rwanda rugizwe tugana ku musozo no kureta umwaka intara alright twaje geography neza n'ubumenyi rusange kubaza akabazo kakumenya ndabizi neza ntabwo basibiza ije kiterwa iminsi rikengera
bageze biraza amazina yose bitanga baribeshya icyo bitanga ngo batatu nagirinde nibuka umutsinze nsinzi igice ariko byose oya ni igice kuko nshoboye rimwe okay Lore wumva wakina neza muri filime ni iyi Lore nyine yena mpamagaye akimara kuzana amabwira ngo ati Fred bite byiza amakuru ni meza ni Olivier hari umuntu uri kubaze mu mwanya atari njyewe niyo passion ye maze kubiganiraho nyuma yo kurwana yo gukora ikiganiro cyo muri M23 arakubaza ikiganiro gikarishye cyane imyaka yo ntabwo ariko bwenge ubwenge bwari bwiza ariko bwamenwe na bose ngana ku musozi imyaka yo n'ubu bwanaga ari ubu Cyiza bango yangu najya cyane kandi muri gahunda za nyuma y'akazi naganire kapeti have ntabwo mujya kugura imodoka cyane Rwanda muyora agutane kuri ikibazo ndakubaza so okay reka mubaze nta kibazo wenda nyine nk'umuntu uri muri sinema sibyo abenshi nyine tutarimo cyangwa se amakuru twumva cyangwa se n'abandi bazi baravuga nyine menye mu Rwanda nyine kuko niho turi ngo kwinjira nyine muri sinema nyarwanda nyine akenshi nyine n'abantu nyine babanza gusaba ruswa menye ku bakobwa ruswa y'igitsina so nyine wowe nyine ubyumva gute sinayampaye oya njye ni kaho ntaratangira so ntabwo nzi imbere mu bimeze gute ikindi nyine sinema nyarwanda we uko tugereranyije n'imyaka yashize n'igihe uko kiri kugenda nyine y'impuruve so like mu myaka 10 ubona nyine itageze he abasha ikibazo gikomeye cyane icya mbere ruswa y'igitsina ntabwo akiri ruswa kubera ko why ntabwo ibyo ngibyo bikiri ruswa igitsina ntabwo gifite agaciro ku bakobwa kuko mwagitesha agaciro gusa mukoresha n'amavide kuba wenda avuga mu mukobwa mwagatekesha bose ariko ntanotse icya kabiri kuba ariko ntabwo nsubije ntabwo nsubije nyine weho nyine ntayo cyane ko nakina filime ntanayikinisha ntayo kwinjira muri filime ikiro cy'urukundo dusaba amafaranga icyo kintu mubimenye dukeneye kwiyubaka kandi dukeneye kuzamura abantu twafashe mu twatangiye n'inzira hanze y'igihugu abandi mu mashuri atandukanye akomeye umuntu twashyira igiciro aho tutashatse atukamenya approach cyangwa se tumufite nka recommendation for free biterwa nuko twabonye talent n'uburyo bagiye cyane mu kiganiro icya kabiri future kuri sinema nyarwanda imaze gutandukana n'aho twatuye urebye nka bano ba Neri ba Papi bane filime komedi zacyatumira ariko ibyo nabiga n'imbere ya kamera komedi iracyari imaze kujya imbere ariko filime iracyari inyuma gato kubera amafaranga ari muri komedi na sinema byatandukanye abantu bazi nyine mu myaka iri imbere nyine ubona bizaba imyaka 10 iri komedi zaba ikiri imbere yanyu cyangwa filime izaba iri imbere cyane kuko irimo abantu b'abahanga bandika neza bafite solo nziza storyteller bafite director bafite izaba iri imbere nta mafaranga mufite mu gushora yanyu my brother my sisters my mother my father mushora amafaranga yanyu I respect you amafaranga y'umukozi muyashora very soon ni bakeya bashora amafaranga yabo muri ibi bikorwa bimaze imyaka 6 bimaze imyaka 6 ariko ntabwo abana baturuka ipfa bari kwiruka bahita bajugunyamo kwa kane zamaze imyaka nyiruke nabagarika ku mugu mwiyangire bagarika mu gitare mwiyangire ntabwo amafaranga ndabazi
bati n'abo muri Canada respective ariko nibwo aravuga ati ndabubaha aho abakinnyi banjye bageze ndabubaha benshi baragiye nakwakira cyo kuno cyekora kandi season ni kumwe mwebwe samuti ndabubaha yes ni ku mutima babikoze babikunze barabirwanirira barabwirirwa baraburara bataha amajoro bamwe barara hanze atubu gahunda rero irahindutse bari hanze atubu gahunda yari rero umuntu muri moruge gushora byari nyuma ntabwo ari uguhora ushora ndasuza Fiya ndasuza Chejene ndasuza Tanya ndasuza zabo benshi cyane biriya twakinanye filime nama y'akazi nanjye n'akazi n'amashuri respect to my brother my sister love you so much atunyibwira ibintu sorry yes tugane ku musozo dusoza ngira abantu bakore subscribe kuri Iris Rwanda TV kandi bakurikirana filime cyo igiye gusohoka kwa kugira ngo bafashe moto baje bari kwiruka ngeze muri umushoferi ngo hagarara genda gake ugiye kureka ku mugongo atarabwira ugiye kwanga hello my people my name is mukore subscribe like channel kuri Iris Rwanda TV filime cyo kuri kuwa mbere no kuwa kane ku gihe kuwa mbere no kuwa kane yeah none ubu ikintu yaratanga yakwica ukuvuga cyane twagiye okay murakoze cyane twabanye mu kiganiro so mugende mukore subscribe kuri Iris TV Rwanda so isohoka kuwa kane no kuwa kabiri so mwese mube ready mukore subscribe share comment yeah ni kuwa kabiri no kuwa kane ikiro cy'urukundo izajya bageraho ntabwo irarangiza gufungana neza ariko kuwa mbere imyiteguro yose izabigeze kuri 90% zadusure ikindi kandi muzaba mutakitubona muzamenye ko hafi twimukiye ndi nde mukore subscribe kuri channel cyase yitwa ndi nde ngiye kwakira muvuza amacumu mushinga mikondo nyiri igihugu umenye ko byiwe no ko bwaramutse bamwita Mr Update